mukimara kubitwereka twegereye nyir'uriya mutungo yitwa Yannick, dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye byagize bite? Dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye, duti ajya gusaba ikindi aho akiboneye. Uvuze ngo mwagize mute? Mwaramwegereye? Twaramuhamagaye. Yavuga ibyo wavuze mbere. Twaramuhamagaye. Baramwegereye, bagiye barahendahenda, bagiye bomboka, baramwegera. Twaramuhamagaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dusanga yari icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye. Wamuhamagaye hashize igihe kingana iki maze kubibabwira? Uba nahari ariko ukorera urahaba, kurikirana ibyaho. N'ibyo umuntu yaje akagufasha akabikwereka nabyo ntubikurikirane. Ibyanzinduye bikanzana nkaza no nkabikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze, ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusa ukabyibagirwa. Ugatinyuka ugataha ukabyibagirwa, kugeza igihe nzongera nkabibaza abantu bakongera bagasubirayo, koko ugatinyuka wowe ukaba ukiri hariya ukiri n'umuyobozi. Turabasaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imbabazi zirampikize? Imbabazi usaba ndazivanamo iki? Ndazikoresha iki? Urazinsabye, ndaziguhaye, havuyemo iki? Bitwibukije tugezeyo twasanze. Oya, banza usubize ikibazo nkubajije. Yes sir. Nabanje kubibereka, ngomba no kugaruka kubibibutsa. Abari kubikora ubwo niko byagenze Your Excellency. Niko bikwiriye kugenda? Ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Kubera iki ariko byagenze rero? Twarakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo. Barakurikiranye? Yes sir. Barakurikiranye aho wasubiyemo, aho narinze kubabwira mugasubirayo, mwari mwarakurikiranye? Twaramushatse mwari mwarakurikiranye nicyo mbaza. Mbere ntabwo twakurikiranye. Uravuga ibitari byo kubera iki? Ntabwo twakurikiranye ko munatubaza urashaka ibibazo. Nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo buriya. Ubona mutera ibibazo abandi bantu, nanjye nshobora kubatera ibibazo. Navuga jya uvuga wabanje gutekereza. The Zoom TV 24. Hari abayobozi natumiye ngo baze hano, hari administrator w'akahe karere, ni Kicukiro, ni umudamu ngomba kuba ari hano. Ari hehe? Aha, nahoraga nifuza kukubona ngo nkubaze nawe. Uribuka ubwo naje muri Kicukiro, ndi kumwe n'aba Prime Minister, ndi kumwe n'aba Ministers n'abandi, tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda iri aho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara. Urayibuka? Twari kumwe? Twari kumwe nyakubahwa Minisitiri. Waraduherekeje, twari kumwe, ndabyibuka. Yego ndabyibuka nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo? Yego ndabyibuka. Hanyuma nyuma y'amezi nza kongera kuhanyura, nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa. Nabyo urabizi? Ndabizi nyakubahwa His Excellency. Aha, rero ntabwo nigeze mbyumva. Ndongera mbwira Prime Minister,
ngira n'abandi bashinzwe ngira ngo na minisitiri wa infrastructure nawe wari uhari cyangwa wari utaraza wowe icyo gihe uri mushya ariko nabyo ntacyo bivuze kuko uraza ugakomeza ibyo usanze bigakomeza uko bimeze ntihagire igihinduka abari bahari abo ari bo bose najyanye meya w'umujyi wari uhari urabyibuka nawe hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo n'ibyo twumvikanye bigomba gukorwa byasubiye inyuma ndashaka ko mubinsobanurira icyabaye kampere kuri wowe uba wicaye ndaza kukubaza murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika icya mbere na mbere turabasaba imbabazi kuko habayemo gutinda nta mbabazi nkeneye gusobanura we nsobanurira ibyo nakubajije mukimara kubitwereka twegereye uriya mutungo yitwa Yannick dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa byagize bite dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye duti ajya gusaba ikindi aho akiboneye uvuze ngo mwageze mute mwaramwegereye twaramuhamagaye yavuga ibyo wavuze mbere twaramuhamagaye baramwegereye bagiye barahendahenda bagiye bomboka baramwegera twaramuhamagaye nyakubahwa perezida wa repubulika dusanga icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye mwamuhamagaye hashize igihe kingana iki maze kubibabwira ntabwo byibuka ndabyibuka mwadusuye ari ku cyumweru tumuhamagara ari ku wa mbere ariko dusanga icyangombwa cye cyararangiye nyuma y'iminsi mikeya icyangombwa cyararangiye cyararengeje igihe ubwo ninjye wabafashije rero no kubimenya ko iyo ntaza ntabwo muba mwarabimenye nicyo twasabiye imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika ariko imbabazi ni iziki by'imbabazi byihorere ndashaka kugera ku bikorwa mwaramuhamagaye musanga icyangombwa cyararangiye ubu icyo kibazo ni kimwe tumutegeka ko akivuguruza akora extension arabikora yahise akibona ntabwo byatinze nyuma rero ntabwo imirimo yahise isubukurwa nyakubahwa perezida wa repubulika nacyo twasabye wowe ikibazo cyawe ni ikihe wowe ufite nk'umuyobozi w'ikibazo cyawe ni iki ikibazo mfite ni uko ntabikurikiranye hakiri kare uba nahariye ariko ukorera urahaba ukurikirana ibyaho n'ibyo umuntu yaje akagufasha akabikwereka nabyo ntubikurikirane ibyanzinduye bikanzana nkaza no nkabikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusa ukabyibagirwa ugatinyuka ugataha ukabyibagirwa kugeza igihe nzongera nkabibaza abantu bakongera bagasubirayo koko ugatinyuka wowe ukaba ukiri hariya ukiri n'umuyobozi turabasaba imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika imbabazi zirampikize imbabazi usaba ndazivanamo iki ndazikoresha iki urazinsabye ndaziguhaye havuyemo iki haravamo iki haravamo ko uhinduka ukaba umuntu muzima uzagira icyo ukora haravamo ko ndashaka ikivamo nakibuze ni iki imbabazi niko kazi twirirwamo ni imbabazi gusa uba hariya
cyangwa uba hanze nawe bambwiye ko uriya nyir'inzu aba hanze cyangwa ye ntuyemo hariya nyakubahwa iki ntuye muri Kicukiro nyakubahwa perezida wa repubulika wowe yego nyir'inzu we uriya mugabo uriya urabizi niba ari n'umugabo niba ari n'umugore nyiri uriya mutungo nawe ni haba aba muri Kicukiro so mukibanira muri Kicukiro gusa ntagire ikintu mukora n'iyo umuntu yaje akakibereka ntagire igikorwa icyo habereye ni iki se none nk'umuyobozi uhabereye iki icyo nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo biri mu byihuta nk'uko natwe tubishaka ibyo mushaka simbizi ibyo mukora cyangwa mudakora nibyo mbona naho ibyo mushaka ntabwo nabimenya ibyo mushaka ubundi nkwiye kuba mbibwirwa n'ibikorwa mbona naho ibindi se nabibwirwa n'iki ibyo ushaka mu mutima wawe nabibwirwa n'iki meya w'umujyi wari uhari nawe ni njye wagombye kugusubizayo ahantu twagiye mbere Your Excellency uko mwabitwibukije tugezeyo twasanze oya banza usubize ikibazo nkubajije yes sir nabanje kubibereka ngomba no kugaruka kubibibutsa abari bubikora ubwo niko byagenze Your Excellency niko bikwiriye kugenda ntabwo ariko bikwiriye kugenda kubera iki ariko byagenze rero twarakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo twarakurikiranye ntabwo twarakurikiranye aho wasubiyemo aho narinze kubabwira mugasubirayo mwari mwarakurikiranye twaramushatse mwari mwarakurikiranye nicyo mbaza mbere ntabwo twakurikiranye uravuga ibitari byo kubera iki ntabwo twakurikiranye ko munatubaza urashaka ibibazo nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo buriya ubona mutera ibibazo abandi bantu nanjye nshobora kubatera ibibazo navuga jya uvuga wabanje gutekereza naragenda habereka mumara igihe mudakurikirana ndinda kongera kubisubiramo mbwira prime minister bwa kabiri nyuma y'amezi uratinyuka ukabisimbuka gusa ndakubaza utinyuka uvuga ngo niko byagenze ko byagenze gute kubera iki Your Excellency mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri 2 koko 8 hashize amezi 4 sinzi ukuntu bara hashize amezi 4 nibyo Your Excellency twararangaye we are sorry for that kurangara birimo iki mu buyobozi harimo allowance yo kurangara ntayo tufite wowe buri munsi ku kintu cyose agomba kubamo kurangara ntabwo ariko byakagenze Your Excellency twararangaye kuko bigendera iki gutyo rero nicyo kibazo kuki bigenda gutyo muba muri Your Excellency aho nta n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara muratwibutsa koko aba aribwo twongera gusubirayo kugira ibyo dukora akazi ibyo mushinzwe ni ibiki se mushinzwe ibiki mushinzwe kurangara gusa niko kazi ntabwo ari byo Your Excellency icara ni mu nyumvire nk'ibi ibyo nababwiraga ni mu nyumvire nk'ibi ngibi mwebwe abayobozi bandi muri hano mbwira tubinyure hejuru tuze turirimbe muvuye mu mahugurwa dutahe ibi ngibi tubyihorere amaherezo araba yahe amaherezo yiba azaba yahe dukomeze dutya kugeza ryari ariko iyo mwibaza muri aho mutekereza
ariko se ko abenshi hano mwese bacyari bato, aho nahereye nyuzamo ijisho nta mukuru muri mwese abenshi muri mwe muri igice cy'imyaka yanjye mfite, muri za 30 aho ngaho, ubwo njye nikubye kabiri, 30 n'ibindi nikubye kabiri, muri aho ariko nta mbaraga mugira, nta ibintu biri aho bikaba mu mubiri no mu mutwe, byose bikaba ibintu mukabyemera. Ibibazo se igihugu gifite gihanganye nabyo, ubwo uruhare rwanyu rubaye uruhe? Ubu ibintu bizajya bipfa muri aho, mwe mureba muri abantu beza batajya bagira icyo bavuga, batagira uwo babwira, batagira, haba hagize igikorwa kikaba icyaha gusa. Ubu mwumva ariko niko mwaremwe, niko mwiyumvamo, nibyo mwiyumvamo muri aho gusa. Mu Cyongereza nibyo babivuga neza ngo neither here nor there, ntaho muri. Ubu tubatungira ibyo gusa ngo ntaho muri. Mbega ubuzima bupfuye ubusa. Ubu intego yanyu ni ugupfusha ubusa ubuzima bwanyu. Twakoze rero n'amakosa ejo bundi muri ibi bihe bishize, mwabonye ko abanyarwanda basigaye babaho bakageza mu myaka 70. Mwarabibonye? Ubu pe ni 70 igiye gupfa ubusa. Ubu mwabyihereye abandi se bakayibaberaho, mwe mukigendera. Bya bindi Kinyarwanda babyise neza ngo no kwitaba Imana, mwayitabye hakiri kare. Hakaza abashaka kubaho, bashaka kugira ibyo bakora bizima, naho mwebwe ugategereza imyaka 70 kugira ngo uzayitabe ukora ubusa. Wagiye kare ukigendera, ukareba gutwara imyaka y'abandi, imyaka yo kubaho. Rero bayobozi muri hano, mugerageze abantu urebe ko hari ibibuze duhora dushakisha. Iyo bavuze ibintu by'amikoro bavuga amafaranga yo kugira gute, ibyo birabuze, ntibigeze ku rwego twifuza. Turashakisha ariko namwe muribuze, muretse tugashakisha ibyo dushakisha bituruka ahandi cyangwa ku bindi bikorwa, ariko mwebwe muri aho, ariko namwe mwaribuze. Umuntu yibura ate? Muribura mute? Ibyo bose mwebwe mukwiye gufasha abaturage aho babaho, bakorera, mugakorana nabo, mukabayobora, abahinga bagahinga kijyambere, bakeza, bagasarura,
aborora ni uko, abacuruza bafite inganda zishobora kugira ibyo zikora. Turashaka gukora ibintu hano, turashaka gukora hano ibyanyu mwamenyereye byo guhora mwambuka imipaka no kugura ikibiriti, ukambuka umupaka ukajya kugura ikibiriti. Ariko mu mutwe niyo umuntu yabagira ate ntakijyamo. Ubu ushaka kwambuka imipaka mujya kugura isabune, mujya kugura ibibiriti, ntimushobora kubikora hano, mushobora. Cyangwa uwabikoze ari i Kigali ntashobore kubigeza mu turere ahandi ngo isoko riri mu Rwanda no hafi y'imipaka, mbere na mbere ni isoko ry'u Rwanda, ry'ufite ibyo akora mu Rwanda akwiriye kubaheraho. Uranyumva icyo nshaka kuvuga? Ni isoko. Ni ukuvuga ngo wowe uri hano, umuntu uri Nyagatare, nkwiye kuba mugezaho ibyo nkora cyangwa ncuruza. Nutajyayo, nutabimugezaho, nudashaka uburyo bimugeraho, ku buryo ndetse wagira ibikorwa uhakorera cyangwa santere uhashyira itanga ibyo ukora aho ngaho, ikizavamo uwa Nyagatare azajya yambuka umupaka ajye kubigura hehe? Hakurya. Ubwo ahubwo wamuhinduye isoko ry'abandi. Nicyo bivuze. Imipaka yose uko tuyifite, niba mushaka mwe gukora ubusa mukaba isoko ry'abandi gusa, bajya gukora ikintu cyose n'amazi. Ugasanga hano abantu barakora amazi, Inyange irakora amazi hano, ariko ntishobora kuyageza ku mupaka. Niho kuvuga ngo bararetse ngo abo mu mujyi gusa bari banywa ayo mazi, abandi mwishakire, bazishakira. Barambuka bajye gushaka amazi hanze atari na meza nk'ayo wowe wakoraga. Kuko niko ugize abawe bo mu gihugu cyawe. Nicyo bivuze. Abacuruza, minisiteri ishinzwe ubucuruzi, mwakwigisha mute inganda n'ubucuruzi n'iki? Mwigisha mute abantu? Cyangwa mwibera hano mu mujyi gusa mukadamarara n'abantu bakirwariza? Ariko usibye minisiteri ibishinzwe, namwe bayobozi niko mukwiriye kuba mubyumva, ndetse byatinda mugatera igitero muri minisiteri, ukabibwira ngo hari ibintu dukeneye, wari ukwiye kuba utugezaho. Hari aho igihugu gifunga nk'ibindi bihugu byose uko byagiye bifunga, waba udafite ibintu mu gihugu utegereza ibiva hanze ntibize, ubwo ingaruka zabyo ni izo ngizo murazumva. Ariko bigiye bisanga dufite ibyangombwa mu gihugu twigezaho, icyo gihe ubukana bw'icyo cyorezo buragabanuka, ntabwo buba nk'uko bwakabaye. Ariko igihe icyorezo kidahari nabwo birunguka, birunguka. Abahinga nsigaye mbona ngo ibijya hanze ndetse mu bihingwa bisigaye byiyongera.
ntabwo turagera aho tugera, biriyongera, ntibizabashuke ngo mubwire ngo byiyongereye ngo 200%, bagahamagaza bagakora pate bakadutumira twese ngo tuze ko byongereye, ariko wajya gucukumbura ugasanga ni 200% z'ubusa. 200% of nothing is what? Haba hari iki? 200% by'ubusa ni iki? Ni ubusa. So muzamure abantu bakore, ariko nibura biba byagaragaye ko hari ibishoboka. Dukwiye gukora ibishoboka, ntawe usaba abantu gukora ibidashoboka, sibyo? Reka mbe ndekeye aha, hanyuma ngira ngo reka mbahe break iminota 15 mwinanure, hanyuma tubareke twongere. Ndashaka noneho igihe navuze narushye, ndashaka kumva ibyo muvuga namwe mumbwire. Asante.